Babadahu ayowahu hagasalo supermanager ntabyera ngo abone bya bindi de ntabyera supermanager wamenye ati ntabyera ngo ni de ziranye n'abakobwa benshi rega kandi bizi ziranye n'abahungu benshi rega ziranye n'abagabo benshi rega ziranye n'abagore benshi rega teta bimeze bite bisaho ngwino mu kiganiro cya super cya super icyamamare mbabarira maze winezerwa ariko ibintu bijyanye na super izina rya super ariko yehe super ni produit final nta kurushaho gukoresha izina ryanjye ntago bishoboka niko witwa niko nitwa Gasaro TV. abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no utarayikorana umwanya mwiza nibona ibigano byacu ari byiza ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda East Africa ndetse nabo nakibagirwa abantu bari muri diaspora no kuri nanjye ndabakunda nkuko mudahwema kugaragariza urukundo ngira ngo rero mbabwire ngo ushaka indirimbo nziza ukunda indirimbo yitwa Nduwiwe indirimbo ya couple nziza cyane ya TETA ndetse mugabo yitwa Juma batuye muri Canada muraza kumva muri background ndetse nzi ko iri bufashe imitima ya benshi kuba yisanga no kuri channel yabo yitwa TETA ndetse na Juma ugakora na subscribe ugasharinga na comment. Yes tukaba turi kubera n'umugabo ngiye mwita umugabo sibyo super ubusara umuntu utamuzi ahubwo utanyise umugabo ubwo ntago wabura umunyamakuru wuzuye naba ndigice ubwo se we nubizi koko ariko ufite indirimbo ya danje koko bada Gasaro indirimbo yaciye ibintu hanza ariko indirimbo yaciye ibintu yabaye ikizengereri indirimbo yabaye virusi mu mitwe y'abanyafrika isi yose yahagurutse ariko ngo yikore Vietnam ari igice nafatiye Vietnam ariko nayisoreje Cape Town South Africa ariko yitwa sexy rero abantu bashobora no kuyikurikira bayirebe ntabwo ari amagambo itangazamakuru ryose East African Television wabibonye Wasafi TV wabibonye Kenya Nairobi KTN wabibonye kuri televiziyo ya Honova wabibonye za Butami hose yagezeyo barebe sexy lady ya super manager ninkubwira nti ndo umustar wa mbere abanyarwanda bajya bagira bate baje babyemera none se ninde mustar umunyarwanda wari wasohora indirimbo mu gihe gito televiziyo mpuzamahanga zikaje zirwanira kuyikina kuri wari aya Gasaro wabonye ntawe nge ndabona nge sinjya mbeshya ntago nge ndamubona akoze cyane hanyuma super nariyibonye postinze kuri stati yawe ushimira aba Diamond niba tarejeje ubundi ariko benshi bakomeza bavuga ati super arishyura muri Tanzania kugira ngo akinwe abafite iyo myumvire bababwira iki hanyuma se wakwishyura umuntu ngo akine ibintu bitari bizima hanyuma se amafaranga niba bishyura nabo Tanzania sikuri hari n'abajya gukorera b'abanyarwanda birirwa bajya gukorera ntujye babona hanyuma se bako badakinwa niba ari ukwishyurwa nabo bakagiye bakabwirwa procedure bati mwishyure televiziyo mpuzamahanga ikina umuziki ukomeye ku rwego mpuzamahanga wayibwira ngo reka ngo amafaranga nyine ibintu bidafatika ntago bishoboka oya vugisha ukuri umuntu yagukoresha amakosa mu kazi kawe ngo kundi utangaza amakosa aguha amafaranga wicire Agasaro TV uyice cyangwa iproducing ibintu bibi ntago nabikora wabikora akazi kagira gute karivugira ibikorwa bigira gute birivugira hanyuma bavuga ibyo nakubwiye ngo narikoze wigeze ubona ntabyera ngo abone bya bindi de ntabyera supermanager wamenye ati ntabyera ngo ni de super nukansetse pe hanyuma se iyi saa ku mugani wawe nanjye nzi ko wenda Wasafi ifite izina n'amafaranga bayafite ahubwo iyo umuntu atekereza ati super yishyura buribona biterwa n'iki erega ngo mu Rwanda nta kinwa ngo yishyura muri Wasafi ariko ngiye kukubaza tuvugishije kuri Gasa ubu televiziyo mpuzamahanga ikomeye televiziyo ifite ikomeye nka Wasafi televiziyo nka Trace Muzika televiziyo nka East African Television waze amafaranga ukazibwira ngo ni mukine indirimbo idafatika bakayikina bazi ko nabo babicira akazi abantu cyangwa se bakurikira bari bizo ko ni ibikorwa bidafatika oya kandi nabo barakize kandi nabo barakize waba hangaye ubu na Diamond amafaranga hangaye yo kumuhonga kumubwira ni televiziyo yagitambutse ibintu bibi ngire ngo ari n'ikiganiro ejo yakoze nabibonye Diamond arimo kubwira abahanzi b'abapcoming ba Tanzania ati muzane indirimbo zanyu zikinwe kuri Wasafi ariko
ziba ari indirimbo nziza yabyongeyeho ati abirirwa bakomplaininga ngo Wasafi ntibakina nuko muba mufite indirimbo zidafite karite ijyanye na televiziyo ya Wasafi. Yego. Abantu bemeye indirimbo. Abanyarwanda bahagurutse abonye abakobwa beza mu Kanya Nairobi muri Kenya barimo barayi bayibyina muri boîte ya Big Club iri bayita Billionaire Club. Wabibonye birimo gucika. Wabibonye Kanya mu Kanya Cape Town South Africa. Durban za Butami Honova na mukanye Bamako muri Mali harun telefone yati yagimaze kugira nahanga Bamako muri Mali. Yego. Bamako yagezeyo amajyaruguru muri West Africa. Wahatwitse yitwa Sex Lady by Super Manager. Abantu bayandike bajyeho bayirebe. Ngire ngo ni wahoze umbwira karurimo kunsetsa umbwira uti hari n'umukobwa twazanye kabisa arimo ngo yakubwiye ngo umbabare nsuhuze ngo harya ngo super ako mukobwa muraziranye ngo indirimbo ngo yaso turaziranye ko mwakoranye ikiganiro nziranye n'abakobwa benshi rega kandi beza nziranye n'abahungu benshi rega nziranye n'abagabo benshi rega nziranye n'abagore benshi rega kuko jewe ndi umuntu w'abantu super ndi umuntu w'abantu wabyumvishije rero ko wambwiye ngo mwana ngo yemera indirimbo yanjye numwe mu bemera indirimbo yanjye bikorwa bya Super Manager bigomba kugwemeza abantu nawe ubwawe ndabizi ko yemera uravuze ngo nayemera sinagutumira none twari tumaze iminsi ngayo tuzakorana ikiganiro ariko wabonye irandirimbo yitumbwira uti mbabarira tebuka tuzimye noneho kuko so gutwika byo biroroha buri wese yabikora n'uruhinja utari kuko kuzimya bikorwa n'abagabo ngwino tuzimye nokuri abantu baceceke dushyira icyo bita supaguru ku munwa ariko se ubuningiye kukubaza muhamagare kwanza ze nanze ko nabonye bamusize mu modoka uramusigira mu modoka mubwiraze hano atangaze ko indirimbo ayikunda icyamamaje indirimbo yitwa Sexy abanyarwanda bayikunze nawe muhamagara ze avuge ko yayibonye ariko tukiraho Super ndashaka wenda hari benshi bagukurikiye mwabanye muri Tanzania ugira ubutumwa bagenera mu rurimi rw'igiswahili ubutumwa nabagenera ni kwamba kama kawaida nazidi kuwakilisha na nawakilisha vilivyo na nimewashika na si kitoto na siwezi kuangusha washikaji zangu wadau wa muziki wote nimeachia dude kari ambayo inaitwa Sexy Lady watu wanaweza wakaliangalia naweza kaenda kwenye YouTube channel yangu Super Manager Big Agent hapo angalia kazi zangu muziki wangu lakini nyimbo yangu ya hivi niliyotoa hivi karibuni inaitwa Sexy Lady hapo utaangalia weka comment yako afu share kama vipi weka comment afu kama vipi changia ama share wape watu wengine waiangalie. Asanteni sana kwa msaada wenu. Asanteni sana kwa kuwa na mimi. Ndabona mukobwa yitabye. Nashukuru sana. Teta. Bimeze bite? Ni sawa. Ngwino mu kiganiro. Ikiganiro cya Super. Ye cya Super icyamamare. Mbabarira maze winezera nariko. Manukuze. Mubwiraze nawe ajya abwira abanyarwanda uko indirimbo ya Super bayakira. Irega abanyarwanda barashaka. Ariko buturirimbiraho badabada. Ayo wa hagasalo Super Manager banyemera n'abankunda bose Eko nyine boyi mu kirere ndababamba ndabafata ndabemeza East Africa yose narayifashe babada ayo wa ayo pafu mira wa satisfaction ale watai me ya the teacher me ya the man me ya the chantama from East Africa Super Manager kankana boy na kingza boy na diaga mwana bumra kafai shad bad yeah man every sha mukobwa mwiza koko baby girl how are you woya reka mbanze maguruke mwegere nemere maguruke ndasaba videographer ase kuza kumufata neza uko yambaye mukobwa rwose navuga ngo teta akifashe micro ubanze uvuga ikiri kuri ku mutima Super bimeze bite ndashimira Imana ibintu by'imitwiko se ngo bimeze bite bana mwebwe mukomeze munshyigikire kabisa kandi uyu mu sister Agasaro arambwiye ati nakubonye hari yanza wari wambonye uranyirengagiza nawe ntabwo ari ukugwirengagiza mba nabaciyeho mu modoka ariko ni nanjye umubwiye ngo aguhamagare uze ubwire abanyarwanda indirimbo nasohoye wayibonye nayibonye ahubwo ubu nicyo kintu gitumye mitanzania irukanga yitwa nguki ngo bayita ngo Super harya ni Sexy Lady yego biri nago byoroshye wayibonye ute hanyuma uravanda ahita ngo icyo kunywa cya Speranza
Speranza ni rwo ruganda rukora icyo kunywa abanyarwanda bakunze ari benshi wari ubizi mbashimiye ndakize se sinjya mbona na siporo ndabona siporo urayikora ukoresha ibikoresho bya magasin sports class cyane sawa aha bahita kuri genuine reflexology center abane babandi bavura abana bavuka ari ibimuga kugira ngo umuntu agire ubuzima kuko ubuzima burya nicyo gishoro cya mbere n'ubu turavuga ko dufite ubuzima bitwa genuine reflexology center abo bavura bafite ibibazo by'imigongo tirigongo kubabara iki naha ngaha turi ngira ngo urahareba uri ambasaderi wabo ndi ambasaderi wabo ndi na ambasaderi wa urubyiruko inspiration of the youth nawe urimo ndabizi cyane ni nayo mpamvu mbonye urubyiruko ni nayo murakoze cyane ni nayo mpamvu iyo mbonye naguciyeho hariya giye uri kumwe n'uyu nwese sinkubwiye nturiya muko kandi ariko ntabwo yanyibukaga nshaka kuba nakoze siporo cyane njya kuri tayi ni magasin sports class ni ibirimo kubikora Sandri ngaho mbwira rero hari ikikuri ku mutima yegora iriya ndirimbo ya sexy lady wayibonye nayibonye bwira urubyiruko rugenzi rwawe uko umeze umwanya n'uwawe ngewe ubu ngubu byandenze ngo nimba numvishe ngo babara ngo bashapana ngo nguki ngewe ngubu narumiwe ariko nabwira urubyiruko bagenzi banjye ni ukuri kw'Imana tumushyigikire umubyeyi wacu super wacu tumushyigikire ubundi ibintu bijyanye na super izina rya super arikuye he super ni produit finale produit finale bivuze ngo ni produit itagira umwanda ni produit iruta izindi produit zose ni super nyine ni ikirenga inspiration so ayikuye kugira ngo witwe super inspiration yiswe n'ababyeyi n'abafana n'abantu bose babonaga ko super ari super kuko nyine bararebye babona ibikorwa byanjye babona bidasanzwe baravuga batuye ni super ubu n'u Rwanda rusigaye rwitwa super country kuko babonye u Rwanda rukora ibikorwa by'indashyikirwa mu gihe gito rwiyubatse tuvuye mu bibazo by'inyuma by'intambara mwe mwari mukiri abana cyangwa rutaravuka ufite imyaka uri umwana muto wa .com karutaravuka mwe muri abana bato ariko nkanjye badman icyo gihe nari uruhinja ariko urumva ko mu mutwe harimo byinshi wabyumvishije bitewe n'urwo Rwanda naho u Rwanda rugeze ubu ari n'irindi zina bazajya barwongeraho bazajya bavuga bati super country Rwanda ese super tugaruka ku kintu kimwe twize gukora ikiganiro ngira ngo hashize amezi niba atari 6 n'umunani ntago wanyibukaga ntago wanyibukaga ntago nakwibukaga I ask you ntago wanyibukaga yego ndakabura gakumba narahindutse bigaragara siporo kabisa magasin sports class mu kazi kose ariko warambeshye guzanjyana ngo kwibere rya bigogwe kuri simbuka right now nimba uri bunjyana ntago uri mu bigogwe Nensipi abana benshi batangiye kuri none se kuki utanjyana harimo na mukobwa mugenzi wawe nawe umujene muturirimba yitwa nde wa mwana Ariel nawe naramwensipi yagiye kwakorera video ajya ngo kwakorera video agiye kwakorera video agiye kugira ati ntago mbizi nabibonye ejo bundi kuri Twitter nawe uzamushake mujyane mujye kwibere rya bigogwe mu shooting video wow hagati aho ariko nanjye mfite YouTube channel yanjye ubwo bagushyigikira ugomba gukora subscribe kandi ubwo ngubwo wayishinze kubera ko inspiration of the youth bikuye kuri wowe nta wundi muntu watumye ngewe nshinga bibwira abanyarwanda ni ukuri kw'Imana niwe muntu wa mbere wanyensipi kuba nakora YouTube channel nanjye nkancisha ibiganiro byanjye yitwa Sapuna TV everyone bugende mukore subscribe murebe nukuri kw'Imana kandi nawe tuvanga ya muri telefone yawe mushyigikira umwana w'umukobwa azamuke kuko narabivuze twe tubereyeho kugira ngo dufashe no muhamagara wa super manager twe tubereyeho kugira ngo tugire dute ni umuhamagaro wa super manager kuyisiga Imana nimva hose nizambaza ngo wari ufite inzu zingahe wari ufite imodoka zingahe wari ufite amafaranga cyangwa abana n'abagore bangahe ibyo ntabyizambaza Imana izambaza ngo kwisi wakoreye iki abantu wakoze iki cyakamaro hari umuperezida bitaga ngo ni Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria umunyamakuru yaramubaje amaze kuva ku buperezida ati se nk'ubuhuye n'Imana nonaha ikakubaza ngo mu gihe cyawe uri perezida wakoze iki wakoreye iki abantu wayisubiza ngo iki perezida yaravuze ati nasubiza Imana ngo I did my best and the rest and God will do the rest yaravuze ati je nayibwira ngo ibyo nashoboraga gukora mu bushobozi bwanjye je narabikoze asigaye ibindenze ubwo nayo ndabihari Imana izabikore nanjye rero the bad man Uwiteka mbivuze ndeba abanyarwanda uzamfashe sinzagira umbangamira kandi ababayu nkunda kubanyigiriza ibyo komeza banyigirizeyo urakoze cyane Mana amen shakunda gusenga super ko mbona se wabaye
bogari byatari urimo kurya iki nakari ka Speranza kari gutumira neza iyi ni Speranza oya ariko si Speranza gusa ni Speranza ushaka ufite n'umugore uri kugufata ni Speranza narangiza nkakora reka nkubwire ko mvuze umugore se ukahita wubika umutwe oya uravuze ngo ufite umugore urimo kugufata neza birashoboka ariko reka nkubwire wowe uri umwe mu banyarwanda bashaka kumenya stati y'ubuzima bwanjye ikibuga cya stade amahoro ngikiriye nyuma ya corona mwese muzajya hariya muhamagare mwandike letere musabe muti supermarket turasaba kadukorera ibirora leta nayo nyisabe kajugujugu zaba zicunga umutekano hejuru ubundi imipaka izafungurwa indege zizava i Burayi no muri Amerika no muri Aziya zize muri ubwo bukwe abastari batagira ingano ubwo umugeni wanjye nawe ndabimubwiye ngo mugeni wihangane ibyo byose nzambikora kubera kugukunda arahari se ahari cyangwa ariko ubushize dore ko gukora ikiganiro nakubwiye ngo yaba hari yaba atanahari uwo munsi niwo matsiko mbese komereka uwo munsi ubahishonje bahishiwe ejo bundi umwana postinze se umwana ndagukurikira ahantu hose kuva kurwara umwana na akana kagahinja nabonye postinga warabyaye ariko ngiye waroshinze album ariko ngiye kukubaza supermanager ibyiza byose ko bimubaho kandi no kubyara ari ibyiza kuki mutashaka ko mbigira nukuvuga ngo urabyemeye ko ufite umwana nego yegenda kubaza ibintu byiza byose supermanager bimubaho kandi oya ibintu byiza byose bigomba kuba kuri supermanager kandi kubyara nabyo ni umugisha ubwo se supermanager kuki mutabwifuriza kubyara oya kubyara ni byiza ariko nako muzabone n'unkomokaho ese teta reka twihutishije meruka super umusaby'urukundo aya ikiganiro ndaza yaragwakane waje kumwanga supermanager se namwanga noneze kandi ndumukunzi abanyamakuru ariko namwe mubaza ibisubizo kandi iyo nyumvira kandi afite igisubizo abanyamakuru mubaza ibisubizo wowe uravuze uti waramubajije aragwakanira kubera ko afite umukunzi kandi urongera uramubajije ngo ariko umva super ushobora gukunda umuntu akagwakanira ko rwa rukundo nirukuve mu mutima birashoboka yakubwiye ati nguyu nawe yabikubwiye ati narabimusabye kubwira ko bidashoboka ariko ni umukunzi ngenda umukunzi we nk'abandi bakunzi bose very nice asante sana ahubwo umva time yagiye bro mubazi ibibazo bitatu bashaka kumenya ngamba zibazo ikibazo cya mbere nashaka kukubaza time yagiye ega mashakwa mba ndimo gushakwa nk'uko ureba zahabu ubu ntago nkubeshya mba ndimo gushaka ubu itangazamakuru ndira ntegereje for sure aha ndategerejwe itangazamakuru do direct hari umuntu ushize nabonye postinga ngo ni umuvandimwe wawe y'abavandimwe banjye nawe uriwe n'uyu niwe abavandimwe banjye umuntu bita Pilato se mufite icyo mupfana na Pilato n'umuvandimwe wanjye na Yesu oya ndavuga umuvandimwe wo mu maraso na Pilato n'umuvandimwe wanjye na Yesu n'umuvandimwe wanjye na Yohana na arya Pilato size izina ryo muri Bibiliya naryo bose abo ngaho none se oya akabazo gato hari indirimbo numvishe umaze iminsi uri kuvuga ngo igiye gusohoka yitwa ngo nimba ari igihozo numvamo izina ryanjye wahimbye kubera iki jewe nabi izina ryanjye ngewe rwose ugomba kunyishyura kuko nta kuntu ushobora gukoresha izina ryanjye ntago bishoboka niko witwa niko nitwa ni isoko ubwo uzaze nkwishyura mbabarindira imbere ho nyuma mbabarindira imbere oya ntago nabyemera ni isoko oya ni isoko oya yiririmbe mbaza cya gatatu ndagiye oya icyo nicyo kibazo cyanjye mbaza cya gatatu ndagiye oya mbaza cya gatatu ndagiye icyo nicyo kibazo cyanjye oya ntago twabyemera oya Gasaro TV